nje nirukanka mvuga ati mbabara magusange kuko ndi kuvuga ati ntimasanga wa musaza papa cyusa ndatinya no kubivuga ati Imana ishimwe ko amasanze ari wenyine uhari. Mwami Yesu data komeza turinde nkuko wamye turinda iteka ryose kuko bari abantu bazakora amaraso kugeza ryari koko abantu sinzi bazagira n'umutima guhinduka rwose. umva reka rero mpamagare umusaze mubwirize inkuru ndufite ko nibabe babwira ko naje kubabwira no banyica banyica no babimenye kuko nabemere ko nzabikora. Yego oya humura reka amakuru yose abantu babimenye bose. Cyusa muri hehe na iribagiza mugeze hafi umva nimubanguke inkuru numvise noneho nagomba mama nimwihute mugire vuba. Mana we umva ma Imana yo mu ijuru ikumugisha urakoze bari abantu sinzi ukuntu baza Imana niba nizajya guhana nibizabatwika nibizaba babarira nkuko igira imbabazi niba bizagenda bite umva kwica umuntu nkuriya rurangirwa nta kintu ibazo kwica ingabo y'igihugu kuriya nkuriya kuko yabazize iki. Mana we nukuri Imana y'umugisha pe kandi uwo mutima mwiza ufite uzawuhorana Imana izawuguhembera. Sone papa Cyusa wari he papa Cyusa umva ngwino banguka iyizire wicare hano tuganire ibintu birakomeye niko uzamuroga apfe neza nango bashaka kumva hume ntango ukuze wimvira inkuru iri hano. Pardon niba nanagukanguye musore wagombaga kuburi intambuko wicare mugabo wanjye ingwino wicare tubwire nawe wiyumvire baba hewe uyu mwana ureba hano rero ntabwo agenzwa n'amahoro nabacyusa cyako nabo bambwiye ko bageze hafi aha ngaha nibagere babwirire rimwe mukubitwe n'inkuba mwese mwumerwe bari abantu bazakora amaraso kugeza ryari nibiki se kandi ariko se manangira urarugo baruhambyemo umusazi baruhambyemo umwicanyi niki kintu cyabaye muri urarugo ibyo byose no kwica se bacyusa ko batinze kuza bubaze bibabwirire rimwe ngiye muri nteye ubwoba ntabwo ngomba kubyihererana n'ukuri ntabwo ko bageze hafi. Yes mami. Yes we murakaza neza abana banje mwiriwe neza iribaje se mwebwe ko mwatinze ko miribaje nimwicare mbabwire inkuru y'incamugongo gusa nimukuka umutima nta muntu wapfuye oya nimukuka umutima sapfuye hari ikibazo mwebwe nimuceceke mwumvikiriho uyu mwana mureba hano gusa mwemere ko Imana idukunda iribaje ya Mana ireberera imfubyi ikareberera abapfakazi ikarebera abatagira kivurira nukuri ko Imana iracyaduhanze amaso. Uyu mwana Nyirantambara yamuhaye mission nako rugiye mu mugabo babahurije hamwe bose hamwe na Fabiola bose bese bakoze inama ngo uyu ngo azajya gusaba akazi kwa Rurangirwa ko kumubera secrétaire ngo narangiza azafata uruzi abushyire mu mazi cyangwa icyo kinyobwa azajya bayamuteguriye cyaba ari cyayi cyo muri office nyine bya bindi bafata mu ka cyayi ngo azahita minjiramo uburozi ngo amwice. Biraza kuba byagendekera gute uyu mukozi wo kwarije muje guha amakuru Mama Cyusa byose tugiye kuba twabirebera hamwe bibashe kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Ariko burya nimba wizera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu jya hasi muri comment wandikemo amena kubera ko tubonye ko uyu mukozi wo kwa Rugema ibyo yakoze ibyo yakoraga mbere atari ibintu byiza ariko yabashe kuba yahinduka ubungu batangiye kuba yabona ko ibintu Rugema ndetse na Fabiola batangiye kuba bakorana Nyirantambara atari ibintu byiza cyane kubera ko Nyirantambara na Fabiola bari bamubwiye ibintu bikomeye cyane bari bamuhaye akazi gakomeye cyane ko kujya kuba yakigera umukozi kwa Rurangirwa. Se bizagenda gute byose turaza kuba twabirebera hamwe bikomeje kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Rero nimba tubashe kuba twajyana kuri uno munota tukiri kumwe ukaba ukiri kubona igijambo ryanditseho subscribe kandi nurangiza ujye hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo bye by'uryo uri kubonamo filimi Inzira y'Umusaraba. Niba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twe turi kumwe n'abantu babashe
kuba badukurikira yuko ni byinshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe bikomeje kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko twamaze kubonamo ibintu byinshi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakurikira iyi filimi. Muribuka neza abantu turebana iyi filimi, uyu mukobwa ukora hariya kwa Rugema yari afatanyije na Nyiranambara ndetse na Fabienne, yari umugome afatanyije na Nyiranambara gutoteza Iribagiza, ariko kuri ino nshuro ashaka kuba yarokora Iribagiza kubera ko twamaze kubona ko no muri episode yarangiye yari yasabye Iribagize imbabazi ndetse n'uriya mugore Mama Kanyana, kubera ko ibintu yabakoreye atari ibintu byiza cyane. Muribuka neza abantu tumaze iminsi turebana iyi filimi mwagiye mubibona uburyo uyu mukobwa yari umugome, ariko kuri ino nshuro yemeye guhinduka. Imana yabashe kuba yamukoresha ibitangaza kugira ngo abashe kuba yabona inzira ikwiye. Burya nawe nimba wizera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu, jya hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko dukomeje kugenda tubonamo ibintu byinshi cyane kuba uyu mukobwa yemeye kuba yahinduka. Ese kariya kazi Fabiola ndetse na Nuza na Nyiranambara bamuhaye azagakora? Byose rero turagenda tubirebera hamwe bikomeje kuba byaranga filimi yacu episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi, kandi mwibutsa ko iyi ariyo channel yonyine ibasha kuba yabagezaho amakuru yose aza muri filimi z'Umusaraba. N'ikimenyimenyi niyo ifite n'abasubscribers benshi berekana ko ivuga ibintu bya nyabyo. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane kuba wahageze nawe kandi aho subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikanwa na video zacu umunsi ku munsi. Rero ni byinshi cyane tugiye gukomeza tugenda turebera hamwe bikomeje kuba byaranga filimi yacu kandi bibashe kuba byatungura abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba, aho uyu mukobwa bari bamuhaye akazi ko kuba yajya kuroga uriya musaza wa Iribagiza, kubera ko bagiye kuva hano kwa Rugema akagenda akajya gusaba akazi musaza wa Iribagiza, akajya amukoropera buri kimwe cyose amutekera ka cyayi ku kazi kugira ngo azabashe kuba yashyiramo uburozi mu ka cyayi cyangwa buri kimwe cyose kugira ngo umusaza wa Iribagiza abashe kuba yapfa. Ariko kuri ino nshuro ntago uyu mukobwa yigeze abikora, abashije kuba yaza kugisha inama hano kuri uno mugore Mama Cyusa, amubwira no kuri ibyo Nyiranambara ndetse na Fabiola barimo bapanga, kubera ko barimo barapanga ibintu bitari byiza. Rero urumva ko ari amakuru meza no mukobwa yarazanye kuba yarahindutse, urumva ko ari ibintu byiza cyane. Uri kumva ko rero Fisto ndetse n'uyu mukobwa bagiye kujya bahanahana amakuru, kubera ko Fisto twamaze kubona ko ari umukozi wa hano kwa Cyusa ariko anekera Rugema ndetse na Fabiola, kandi twamaze kubona ko n'uyu mukobwa noneho nawe atangiye kuba yanekera uyu muryango wo kwa Cyusa. Uri kumva ni imiryango igiye kuba yanekana kugira ngo bose babashe kuba bamenya amakuru bari kugenda bapanga. Uri kumva ko filimi yacu rero itangiye kuba yaryo, itangiye kuba yazamo ibintu byinshi tutari twiteze ko biraza kuba byazamo. Rero nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota tukaba tukiri kumwe, mura kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza ujye muhabo hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba ubona ko uyu mukobwa akoze igikorwa cy'ubutwari cyo kuba yaza kuba yabwira Mama Cyusa akamubwira ibyo Nyiranambara na Fabiola barimo bapanga, kubera ko bari bamuhaye akazi bagiye kuba bamuha amafaranga ariko akabasha kubimenyesha Mama Cyusa, jyaho hasi muri comment uvuga ati uyu mukozi noneho ibintu akoze ni ibintu byiza cyane, turamwishimiye ko nawe yahindutse, kubera ko yasabaga imbabazi nimubashe kuba mwabona ko yahindutse. Yuko twamaze kubibona ko kuri ino nshuro noneho ibintu akoze ari ibintu byiza cyane, kuba bari bamaze kuba bamuha amabwiriza agahita aza kuba yaha uyu mugore Mama Cyusa, ariko ntago Mama Cyusa yigeze abyihererana. Mwamaze kuba mwabibona ko yabashije kuba yabimenyesha na Papa Cyusa ndetse na Iribagiza na Cyusa. Urumva ko ari ibintu byiza cyane byabashije kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Rero ukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Noneho ngiye kuba nakubwira ibintu bigiye kuba byaranga episode igiye kuba yakurikira, kubera ko twari turimo tuvuga ibyabashije kuba byaranga episode irangiye, ariko hari ibindi bintu byinshi dukeneye kuba twababwira yuko biri kubasha kuba byafasha abantu babasha kuba badukurikira bakaba baramaze kuba basobanukirwa buri kimwe gitambuka hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi ni byinshi cyane dukomeje kugenda tubonamo, kubera ko uyu mukobwa Fabiola yari atangiye kuba yagira inama ikomeye cyane Nyiranambara ndetse y'uburyo bagomba kuba bakicamo uriya musaza wa Iribagiza, ariko kuri ino nshuro imigambi yabo ntabwo ibashije kuba yacamo, kubera ko tumenye ko uriya mukozi wo kwa Rugema nawe atangiye kuba yabavamo agatangira kuba yaza kuba yamenyesha amakuru yose yabashije kuba yakumva na Fabiola ndetse na Nyiranambara. Kandi twamaze kubona ko uyu mukobwa nawe azi amabanga yose ya ba Rugema. Uri kumva ko tugiye kuba twabona undi muntu ugiye kuba yashinza Rugema mu rukiko, kubera ko uyu ni umukozi kandi azi buri kimwe Nyiranambara na Rugema bapangaga, kubera ko yigeze kuba yabafasha mu gihe bari barimo bapanga buri kimwe
kimwe cyose mu gihe bashakaga kuba bakica uriya mwana w'umukobwa Iribagiza. Uyu mukobwa nawe yari arimo, uri kumva rero ko nawe yatangiye kuba yahinduka, yatangira kuba yashinja Rugema buri kimwe cyose yakoze, kubera ko Rugema afize uno mukobwa azi amabanga yose ya Rugema menshi cyane ashobora kuba yamushyira mu nkiko. Murabona ibintu se biraza kuba byamera gute? Rero mujyaho hasi muri comment mubashe kuba mwashyiramo ibitekerezo byanyu by'uburyo muri kugenda mubonanamo filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byiza cyane turi kugumya tubonamo bikomeje kuba byaranga filimi yacu. Rero nimba uri kubona n'iryo jambo ryanditseho subscribe ubanza uri kandi kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane tugiye gukomeza tugenda turebera hamwe akantu kamwe ku kandi kaba kabashe kuba kaza muri filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Uyu mukobwa Kanyana we biraza kuba byamugendekera gute ko twamaze kubona ko urukundo rumaze kuba rwamusaza, kandi abizi neza ko umuntu ari gukunda bitabasha kuba byashoboka, ariko kuri ino nshuro akomeje kuba yarahirira mama we. Murabona ibintu biraza kuba byagenda gute? Byose rero tugiye kuba twabirebera hamwe, kubera ko twamaze kubona ko Kanyana bisa nkaho yasaze, kubera ko ibintu arimo ashaka kuba yakora atari ibintu byiza cyane, kubera ko ashaka kuba yatanya uriya musaza wa Iribagiza Rurangirwa ndetse na Sylvie. Ese mubona ibi Kanyana azabigeraho? Mujyaho hasi muri comment mubashe kuba mwatubwira, kubera ko twamaze kubona ko muri no minsi afite umujinya mwinshi atari kuvugana ineza, kubera ko yavuze ati n'Imana nshobora kuba nayireka. Ari kumva ko rero filimi yacu itangiye kuba yazamo ibintu biryoshye cyane, itangiye kuba yazamo ibintu byinshi kandi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi babasha kuba badukurikira, kubera ko tumaze kubona ko Kanyana ibintu arimo akora muri ino filimi atari ibintu byiza cyane. Burya nimba wizera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu, jyaho hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko Kanyana akwiye kuba yasengerwa kubera ibintu yari arimo mbere, kubera ko twamaze kubona ko mbere yari umuntu ukunda Imana, wari umuntu wizera Imana ubasha kuba yagira abandi inama nzima, ariko kuri ino nshuro Satani yamaze kuba yamwataka. Rero nimba nawe hari igitekerezo rero ushaka kuba watanga kuri uno mukobwa Kanyana, ukurikije uburyo mbere wamubonaga n'uburyo ubu ngubu atangiye kuba yakitwara, kubera ko atangiye kuba yakitwara nabi cyane, mujya hasi muri comment muvuga ati Kanyana ukwiye kongera kuba wahinduka ugasubira wowe wari we kugera ukongera ukizera Imana, ukizerera mu Mana. Ariko kuri ino nshuro uyu mukobwa Kanyana yanze kuba yakumvira inama za mama we, kubera ko mama we arimo amugira inama nzima z'uburyo agomba kuba yakitwara, amubwira ko Rurangirwa atari we musore wenyine uri hano ku isi. Ese mubona ibya Kanyana bizaherera he? Mubashe kuba mwabitubwira hasi muri comment, kugira ngo turebe ko hari abantu babashe kuba bagera hano kuri uno munota tukiri kumwe, mukabasha kuba mwagira inama nzima abandi bantu bagenzi banyu, kugira ngo nabo bagire ikintu babasha kuba bafashwa, kubera ko turi kugenda tubona ibintu bikomeje kuba byatungura abantu benshi cyane, kandi bikomeje kuba byanashimisha abandi. Ese mubona biraza kuba byaherera hemwe iby'iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ibintu turi kugenda tubonamo kandi bikomeje kuba byanezeza abantu babasha kuba badukurikiye. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba kiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe ubanza uri kandi nurangiza ujya muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nta bitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima, kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane tugiye gukomeza tugenda turebera hamwe akantu kamwe ku kandi, kubera ko kuri ino nshuro Kanyana yanze kuba yahinduka akanga kuba yakumvira mama we. Uri kumva ko rero Satani itangiye kuba yamwataka, itangiye kuba yamukoresha ibintu bitari byiza cyane, kuba yakifuza umugabo w'abandi, kandi abizi neza ko uwo mugabo arimo yifuza Rurangirwa yamaze kuba yakibonera umukunzi, kandi twamaze kubibona ko umukunzi we Kanyana amuzi, kandi byamuteye umujinya cyane kuba Sylvie ndetse na Rurangirwa barabashije kuba bakundana. Ni ibintu bitigeze bishimisha Kanyana, avuga ati nubwo mukundana ntabwo muzigera mubana, nzakora igishoboka cyose kugira ngo mutazigera mubana. Se ibya Kanyana bizaherera hehe? Ni byinshi cyane rero tugikomeje kugenda tubonamo hano muri no filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko twamaze kubona ko uyu mukozi wa hano kwa Fabiola hano kwa Rugema ntabwo ibintu atangiye kuba yakorera ino famiye yabo, kubera ko atangiye kuba yayigambanira, kubera ko Fabiola na Nyirantambara bari bamuhaye akazi ko kuba yajya kwica uriya musore Rurangirwa. Ariko kuri ino nshuro uyu mukobwa yarebye agendera mu kuri, Imana ibasha kuba yamufasha, Imana yabashije kuba yamuhindura undi muntu, ntago agishaka kuba yakorera mu bantu babi, ntago agishaka kuba yafatanya n'abantu babi, kubera ko yamaze kuba yamenya ukuri kose ko uriya mukobwa Iribagiza arengana, kandi twamaze kubona ko Iribagiza yamaze kuba yakibuka, nubwo mbere yafatanyaga na Rugema ndetse na Fabiola n'uyu mugore Nyirantambara mu kuba bahangayikisha uriya mwana w'umukobwa Iribagiza mu kuba bamufata nabi. Ariko kuri ino nshuro yaje kuba yasaba imbabazi, ahinduka undi muntu mwiza. Urumva rero ko filimi yacu
yacu itangiye kuba yazamo ibindi bintu biryoshye cyane. Rero nimba tubashe kuba twajyana kuri uyu munota tukiri kumwe, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe narangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonyemo ko uyu mukobwa wakoraga hano kwa Nyirantambara bamubwiye amabanga yabo yose, bakamubwira uburyo agomba kuba yajya kwicamo Rurangirwa, ariko kuri ino nshuro mwabonye uburyo yabakatiye akabasha kuba yajya kubibwira Mama Cyusa. Urumva ko ari isomo ryiza iyi filimi yacu ibashe kuba yadusigira, kubera ko ibintu dutangiye kuba twabonamo ni ibintu byiza cyane kandi byabasha kuba byashimisha buri umwe wese ubasha kuba yakurikira iyi filimi, kubera ko tutari twiteze ko uyu mukobwa yahinduka undi muntu kugira ngo abashe kuba yafasha Iribagiza ndetse na musaza we Rurangirwa mu kuba babona mama wabo bakabona n'ubutabera, kubera ko yamaze kubona ko uriya muryango n'ubwawe urimo nta cyiza cyawo. Nyirantambara na Fabiola ndetse na Rugema nta cyiza kibasha kuba cyabavaho, kandi twamaze kubona ko Mama Cyusa we ari umuntu ubasha kuba wakizera Imana, ukabasha kuba yakoresha ukuri, ibyo yasezeranya uyu mukobwa yabikora, kubera ko uyu mukobwa ntabwo ashaka kuba yabinkora amaraso, ibindi byose bamubwiraga yabafashaga kuba yabyumva, ariko kuri ino nshuro ho ntabwo ashaka kuba yakica musaza wa Iribagiza nk'uko Nyirantambara na Fabiola bari babimutegetse. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane bikomeje kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba. We ibitekerezo byawe ntubashe kuba wabicikanwa, ubashe kwitonda, ubashe kuba waduha ibitekerezo by'uburyo uri kugenda utekerezamo filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ibintu bitangiye kuba byahinduka, filimi yacu itangiye kuba yaryoha, kuba Nyirantambara na Fabiola batangiye kuba batekereza kongera kuba bakica undi muntu. Uri kumva ko rero filimi yacu itangiye kuba yazamo ibindi bintu, se bazabigeraho byose tuzagenda tubirebera hamwe uko bikomeje kuba byaranga filimi yacu. Wowe icyo usabwa ni ugukanda hano subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwa na filimi Inzira y'Umusaraba episode igiye kuba yakurikiye.